ushobora kuva nk'ahangaha n'urugero nguhaye ntabwo nzi icyo gihugu umujyi waho uko witwa cyangwa se centre uko zitwa kuba wava nk'ahangaha ukarinda ugera Kagugu Kagugu iriya pfo nta muntu urahura nawe ahubwo naho waroze umuhanda ugasanga umuhanda wamezemo ibyatsi biragoye rero uko ubona ibi byatsi bimeze hari aho muri icyo gihugu abantu azajya ahura n'undi akavuga ati wabagaye undi ati wabagaye bimwe abantu barwanira amasambu bagapfa amasambu abandi ngo aha hari kwa data ngo aha hari kwa mama abo muburana cyangwa bakuburanye hajya mutazongera guhura nagiye kubona mbona igihugu cyose cyo kirabuditse unagicuza umwijima ariko mu rwego gucura umwijima mbona ibisiga byinshi bimeze nk'ibiri mu nama ariko bikazenguruka hejuru y'icyo gihugu ndetse icyo gihugu cyugarijwe n'indege nyinshi cyane ariko buriya hari umuntu ujya wifuza ko amaraso ameneka oya ntawe niyo mpamvu ngiye mugomba kugisengera kandi no mu gihe maze gisaga ngira ngo ukwezi n'iminsi ntabwo nari nicaye njyewe Kristo ndashaka kuvuga kuri kiriya gihugu ariko abasenga basengera kiriya gihugu basengera ubuyobozi bwacyo basenge kuko ntabwo byoroshye birakomeye Pascal birakomeye buriya njya kuguhamagara nkakubwira ngo ihangane uze dukore ikiganiro yego ntabwo biba byoroshye biba bikomeye kuko ni urugamba rutoroshye ariko Imana mu gihugu cyo mu ijuru ishoboye byose izabigenza neza yego abantu babe maso tugisengere kuko abantu rero bakwiye kureka ibyo ngibyo abantu bakumva ko Imana yacu ihari kandi iriho ikora icyo gihugu rero ndimo ndagisengera n'ubu ndacyagisengera nawe tekereza kugisengera igihe kingana n'ukwezi n'igice ntaraza imbere ya kamera abantu rero babe maso nabo basenge ni ukuri kandi basenge kuko birakomeye babe maso basengere kiriya gihugu rega n'abaturage bakirimo n'abantu basengera abaturage bakirimo basengere ni byinshi byo gusengerwa birahari akazi karahari abantu bajya bavuga ngo nta kazi ariko buri buze akazi gasaba Imana ko gusengera abantu cyangwa gusengera ibihugu bitandukanye nako ni akazi kandi ntabwo byoroshye icyo gihugu wabashije kumenya icyo ari cyo Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muherereye abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twagira umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Reka musabe kugira ngo abasuhuze. Ndabashoje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana n'abane namwe. Abenshi mwanamaze igihe mutambona ndumva n'igihe kiri ntabwo ari gitoya ariko ndizera ko muri amahoro
hari abataranyibagiwe bampamagaraga bakambaza, hari n'abanyandikiraga. Ndabashimira kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha. Hari abantu bari benda kuzankubita bavuga bati Eric Mugabe waramwanze, ntabwo kimutumira, ntugishaka kumukoresha, ariko nkagerageza kubasobanurira ko uhuze. Ndagira ngo abo bantu bansubirize. Nibyo niko bimeze, ntago wanze kuntumira. Ntago wanze kuntumira, kandi akenshi nagiye nkunda kubwira abantu nkababwira ko nkora mu gihe cyangombwa. Ubwo nicyo gihe rero ntago byari ngombwa ko nkora. Ko ntanga message. Hari n'abazitanze batumvwa. Niyo mpamvu rero tujya tugira igihe burarega Imana igitegeka igihe akakubwira ngo buretse nzakubwira igihe uzasubirira kuvuga ubutumwa. Abenshi rero ntabwo bajya babyemera. Uzi ko n'Imana ijya idutegeka gukorera undi amasengesho. Yego. Hari abo nagiye mbibwira Imana yambwiye ngo nkugere ku musozi njya kugusengera. Kumva ntabwo abyumva neza. Ndetse hari no kubwira ati se ubwo ngubwo mu rugo ntabwo wasenga ngo ikumve. None se ubutayu buberaho iki? Umusozi uberaho iki se? Kuki se umuntu ava ntakajya Uganda cyangwa akajya n'ahandi? Cyangwa kuki umuntu ava mu rugo akajya mu rusengero? Hari abantu batarabisobanukirwa. Ariko ni ngombwa cyane. Kandi no muri Mbyarirembye araremba aravuga ngo ni mu nsange ahantu hatari abantu twihererane. Yego. Abantu rero kugira ngo bumvishe ikintu cyabaye biragoye. Ariko hari abo nagiye gusengera ahantu kuri iyo ngiyo muri Ngoma. Iyo uhagaze gutyo bureba abantu za Burundi iyo hakurya. Yego. Ntago rero abavuze ko Pascal atakintumira ntago ariko bimeze. Ngewe bura nkora mu gihe cyayo kandi kiri ngombwa. Abantu rero ntibazibaze ngo byaranyanze, ntago yanyanga. Kandi nanjye sinamwanga. N'undi wese wakwanga burya ntibizakubabaze. Kandi wese abantu ukora icyo baberaho. Abantu baberaho gukundana no kwangana, ariko hari abangana. Ubwo rero nyanze nta kintu byantwara, cyangwa n'undi wese akanyanga ntacyo byantwara. Ndagira ngo mbamare impungenge rero, nta yindi mpamvu yari yabaye, niyo ngiye yo kuba gusa narinde mu masengesho. Abantu nagomba gusengera, ngira ngo ndumva ko kwezi ari ukwa kabiri dutangiye ntajya kuri kamera. Abenshi bambazaga uri hehe, ni amahoro. Twari twarayobewe impamvu utagaragara. Niba ari amahoro ni byiza, nkababwira ye ni amahoro nta kibazo rwose. Ndagira ngo rero mara abantu impungenge, ni amahoro nta kibazo. Hari n'abatandika bagategereza ko bazambana kuri kamera. Hari n'abatakwandikira cyangwa ngo banaguhamagare. Buriya rero igihe kinini burya sinzi ukuntu bajya baca umugani ngo inshuti zibonera mu byago. inshuti zibana ibihe byose, ariko nanone ukazibonera mu byago. Ariko ubona inshuti nziza niyo ibonera mu byago, kandi inshuti niyo mugendana ntigusige. Izo nizo nshuti. Yego. Mboneraho no gushimira abantu bagiye babana nanjye, twagiye tuvugana, hari abamfashije. Ni byinshi ura no kumpamagara byonyine ukambaza umeze ute cyangwa ukanyandikira urahora amahoro, nabwo ni ubufasha. Kuko ubu nyereka ko nyitayeho. Nanjye rero ndacyabakunda, ntago nabanze, nta n'urwango ngira. Niyo mpamvu ngarutse nje kuvuga message, ariko zirakomeye. Yego. Mbere yuko uza kugera aho ngaho, hari ibintu byinshi twagiye tubana kuri kamera, Imana yagutumye. Ndibaza ibintu hafi ya byose wahanuye pe, turetse bya bindi byo gukabya byarasohoye. Hari ibintu byinshi cyane nagiye mbona ukunda kuvugira mu migani, ukavuga uti ngewe ndiho ndabwira abanyamwuka, utari umunyamwuka ntabwo ari bubashe kunyumva. Ejo bundi nabonye abantu benshi bakomeza kumpamagara bambwira bati ugomba guhamagara umukozi w'Imana Eric Mugabe akagaruka kuri kamera, ate kuko
twamubonyemo Imana ukimara kubona ko hari ibintu byinshi biri kugenda bisohora kuki ari bwo wiheje wari wagiye gushaka izindi message byagenze gute? ntago niheje ahubwo ibyinshi biriho bisohora cyangwa byasohoye hari n'indi bigiye gusohora bigiye gusohora nimvuga gusohora bigiye gusohora ntago ari uko ari byiza gusa cyangwa ibibi gusa yego byose biravanze nk'ubu ikintu ngiye kugarukaho cyane nuko tutarenjera muri message nyirezina ariko nk'ikintu cy'impanuka cyarongeye kiriyongera yego kubera ko abantu bacitse intege intege gucika intege rero nta kundi njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo musenge gusenga ntibigira konje gusenga ntibigira umunsi ntibigira n'iminota oya buriya ucitse intege kujya mu kintu ukakivamo ugacika intege biritwa no kutakijyamo yego iby'Imana rero nuko bimeze ntabwo ishaka Imana ishaka abanyantege nke Imana ntishaka abantu babijyamo ngo bagire aho babivemo bumve ko bacitse intege barambiwe cyangwa bananiwe kubera ko amasezerano basezeranyijwe nayo atarasohora kandi ikindi nanone njya nkunda kuvuga ndumva twarakivuze ubwo twari hakurya hara mu kwezi kwa gatandatu yego hari abantu babitse amasezerano y'amahuri bagahora bumva ko babeshye ari Imana yababeshye kandi Imana yacu ntibeshye buriya nkunda kubwira nkabwira ngo igihe cyose umuntu uzakubwira ngo iki kiraje ugacya mu gitondo ukakibona umekinga shuwa neza usenge ubaze Imana ko ari Imana koko yego igishubije sibyo yego abantu rero bakwiye guhumuka bakamenya ubwenge naho rwose mukomere dukomeze dusenge mwicika intege impanuka zangiye ziba nyinshi kubera ko mwatengushye Imana ntabwo abantu basenga uko bikwiriye abantu rero munyire mugaruke mu murongo neza musenge hari n'abampamagaraga bakambwira ati se byagenze bite waraguye ntago abaguye bose ariko babyuka amahoro ariko nta n'impamvu yo kugwa nimwibaze rero aho narindeho nsenga uko hari ibyo Imana yanyeretse ndabisengera integeka no kubisengera yego ndiho ndabisengera ubu ikintu ndiho nsengera cyane ni igihugu cyugarijwe yego kandi bidatinze ibyacyo birasohora yesu si ibyiza ni ibibi ariko abantu ntibagakunde kumva ibyiza gusa ni ibibi kuko icyo gihugu cyo kiri mu kaga kiri mu kaga kuko kirakomerewe turaje turakivugaho kuko ni na message ahanini tuzanye ariko abantu ndagira mbabwire ngo basenge kuko abantu basenge ubwo ndabwira bumviye ururimi mvuga n'abatarwumva nabo barasobanurira bagenzi babo ariko nagiye kubona mbona icyo gihugu abantu baratatana abantu baranyuranamo abantu baratatana birakomeye ahubwo abasenga ni basenge badufashe dufatanye gusenga badufashe gusenga kuko biragoye abantu benshi bacitse intege abari abarwayi bagombaga gusenga nanjye nkakomeza nkasenga tugafatanya bacitse intege ubu abenshi bahize ku gisasiro ariko ndagira mbabwire ngo nimubyuke musenge ndibuka ahari ndumva duhera gukorana ibiganiro muri kuri kwezi kwa mbere ndumva rero duheruka gukorana ibiganiro abantu bariho bambaza bati se noneho rwose turabona akanyamuneza karagarutse hari igihe kigera ukumva uri mu munezero ukumva ibyo wasengeye ntabwo njye nifuza ko ibi bisohora jyewe kugira ngo abantu bavuge ngo uriya ni umuhanuzi weya ahubwo nifuza ko ibyiza ari byo bisohora yego abantu rero badasenga ntabwo ibyiza bisohora harasohora ibibi kandi ibibi biraje ndagira ngo mbwire abantu twicaye hano kuri kamera nubwo ntarasenga ngo ninjire muri message neza yego ariko ndagira ngo mbabwire uwo dukurikiye nakubwira ngo guma aho ngaho guma ku kiganiro ntukupe ngo ugiye gucana mu ziko ntukupe ngo ugiye kugira gute nushaka ugenda ucyumva
cyangwa se ubanza ukora ibyo ukora bisoze ubundi uze wumva ikiganiro intego yacyo y'uyu munsi kuri iyi tariki ni ugusenga, tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu. ni ugusenga. buriya niyo mpamvu naguhamagaye. ntabwo naraye mfite gahunda ko turi buze kugirana ikiganiro cyangwa buze gutanga mesaje, ahubwo ni ya saha ya saa cyenda ibyo nabonyemo ni byinshi. ubu ndanarwaye, nubwo ndagutya ndarwaye, ndwaye amaso, niyo mpamvu ubona nambaye fime, rinete zanjye zindi zaramenetse, niyo mpamvu ubona nambaye fime. amaso arimo arandya, aratonekara, ariko byari ngombwa ko ngomba gukora umurimo wampamagaye. reka dusenge Imana rero, hanyuma twinjira muri mesaje. ntabwo turi buteme turambirana, ariko wowe wabashije kugera ku kiganiro kireba kirangize, ucyumva kirangize, kuko harimo ubutumwa. Yego. kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo intumwa ntiyicwa. uwo mugani urawumva? Ndawumva. hari ukuburira, kuburira abantu ngo basenge. ubwo utabikora ntabwo Imana izambaraho icyaha cyangwa umugayo, kuko njye ndi intumwa, ndatumwa nkatumwika. ariko intego y'ikiganiro cyacu cyangwa intego ya mesaje dufite aka kanya, abantu ntibagire gute, nibasenge. nibasenge. kandi nkunda kubwira abantu nkabwira ngo ibyo mvuga byumvwa n'abanyamwuka. Yego. abo rero bariho babyumva cyane, n'abatabyumva cyane ndizera ko barega burya nta muntu Imana idasura. nta muntu Imana idasura. nta muntu Imana idasura. nitanagusura ngo ikubwire mu ijwi, urarota. nutanarota urerekwa. yego. ariko urampumya ko nta muntu utarota. abantu benshi bararota. abantu benshi bararota. kandi icyo ngira ngo mbwira abantu, tugiye kujya mu gihe buri wese, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, buri wese agiye kujya yisengera. Nubushize wakunze kukigarukaho. buri wese agiye kujya yisengera. buri wese agiye kujya yisengera, kuko niba ngibi mwumvaga ngo insengero nizasigaye mbibabwire, nazo ntazo. abantu mwige kwiyiriza ubusa, abantu mwige gusenga, abantu mwige gusenga mwenyine. ntabwo gusenga ariko nzahamagara Pascal cyangwa mpamagare runaka cyangwa mpamagare runaka ngo tumere nk'abari mu iteraniro. oya, naho uri wasenga. ariko icyo ngira ngo nkubwire nuko n'insengero zindi zari zihagaze, zose zari zikomeje, zose zigiye guhagarikwa. urucantege ni rwinshi mu bantu, ni rwinshi, ariko ibyo ntibizabuza umugenzi gukomeza. reka dusengera twinjire muri mesaje nyirizina. uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itureberaho tutabasha kureba, uri Imana iturinda ikaturengera, uri Imana irinda imiryango yacu, ikarinda inshuti zacu, abari hanze n'abari mu gihugu imbere. Mwami, ndagushimye, ndaguhimbaje kubw'uyu munsi. ntabwo natekerezaga ko ndibuze imbere y'abantu Kristo mbabwira ineza yawe, mbabwira ko ugira neza, mvuga ibyo wantumye. Kristo, ndagushimye, ndaguhimbaje, kandi ndahamya ntashidikanya ko inshuti zanjye zose wazirinze. hari abari bankumbuye, hari abatajyaga bambona, ariko ndongera ngarutse imbere yabo. izina ryawe rihabwa icyubahiro. nizere rero ko bagiye kugubwa neza. nizere Kristo ko ubutumwa bwawe Kristo buri bagere ku mutima, kandi buri umwe wese akumva kumvira. intego ni ugusenga, intego ni ugusenga, intego ni ukwiga gusenga wenyine cyangwa ugasengana n'undi. ariko Kristo, tuzi neza ko watubwiye ko igihe cyose Mwami tuzagutabaza, uzadutabara. turagutabaje rero, turagutabaje Kristo, turagutabaje. udutabara, uturengere, uhagarara aho tutabasha guhagarara, uturebera aho tutabasha kureba.
Kirisi turakwinginze ngo uyu munsi umanukire kubana natwe kandi iki kiganiro ndakwinginze Kirisi izi message zose zigende zikore ku mitima ya benshi kugira ngo babashe guhinduka no guhindukira. Urakoze rero ko twumvishije kandi urakoze ko ubanye natwe, urakoze ko dushyigikiye, turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego. Karibu rero jya hatugezaho message zose. Murakoze. Hari abantu benshi banze ariko hari n'abatanze cyangwa hari n'abanyibagiwe. Amazina ni yandi nitwa Mugabe Eric. Benshi barambwiraga ati tubabarire utubwire cano usigaye ukoreraho. Nta yindi cano nagiyeho, sinzi niba hari abigeze bajya kwandi macano wenda bakambona simbizi, ariko nta yindi cano nigeze njyaho, nta n'ahandi nagiye. Njye nakomeje gusenga kuko ibyo gusengerwa ni byinshi birahari, abo gusengera ni benshi barahari, nta mpamvu rero yo kwicara cyangwa ngo mvuge ngo hari ahandi nagiye. Nari mpari rwose nubwo ntabonekaga ku Mana irahari, ariko nta handi nagiye. Njye narindi mu mugambi wo gusenga, abo twagiye tuvugana kenshi barabizi. Nubwo hagiye habamo ibizazane byo gushyingura n'iki, ariko abenshi barabizi. Nicyo nari ngiye kugarukaho wigica hejuru. Uko byasa kose hari abantu b'inshuti zacu b'imiryango, ariko hakaba n'abandi b'inshuti zacu Yesu yaduhaye nyine twamenyeneye muri uyu murimo. Aya mezi mwagizemo ibyago byinshi. Ibyago byinshi, mwabuza abantu mubura n'abakiri batoya. Nagira ngo n'abakunzi bacu nyine babimenye. Buriya nubwo yari arimo gusenga ariko yagize ibyago byinshi kandi ntimwabimenye, ariko uyu munsi turabibabwiye. Abenshi ntabwo babimenye kuko burya kenshi nabivugaga ndi kuri kamera. Yego. Ariko ntabwo twabashije kubonana, ndetse ndumva nkubwira ko tugiye gushyingura. Ntabwo nti uramperekeza umbwira ko bitari bugukundire. Ntabwo rero byari byoroshye. Njye navuga ngo ku kwezi gushize kwabayemo ibyiza yego, ariko n'ibibi biraza. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo mu byiza dushime no mu bibi dushime. Niko bimeze. Niko bimeze. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu, nababwiye ngo intego y'ikiganiro cy'uyu munsi ni ugusenga cyane. Wongereho ngo cyane. Ntabwo ntinda rero, ndashaka kuvuga kuri kiriya gihugu. Yesu. Nutanarota urerekwa. Yego. Ariko urampumya ko nta muntu utarota. Abantu benshi bararota. Kandi icyo ngira ngo mbwira abantu, tugiye kujya mu gihe buri wese, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, buri wese agiye kujya yisengera. Nagushize wakunze kukigarukaho. Buri wese agiye kujya yisengera. Buri wese agiye kujya yisengera kuko niba ngibi mwumvaga ngo insengero nizasigaye mbibabwire nazo ntazo. Abantu mwige kwiyiriza ubusa, abantu mwige gusenga, abantu mwige gusenga mwenyine. Ntabwo gusenga ariko nzahamagara Pascal cyangwa mpamagare runaka cyangwa mpamagare runaka ngo tumere nk'abari mu iteraniro. Oya, naho uri wasenga. Ariko icyo ngira ngo nkubwire nuko n'insengero zindi zari zihagaze zose zari zikomeje, zose zigiye guhagarikwa. Urucanege ni rwinshi mu bantu, ni rwinshi, ariko ibyo ntibizabuza umugenzi gukomeza. Reka dusengera twinjire muri message nyirizina. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itureberaho tutabasha kureba, uri Imana iturindika turengera, uri Imana irinda imiryango yacu ikarinda inshuti zacu, abari hanze n'abari mu gihugu imbere,
mwami ndagushimye ndaguhimbaje kubw'uyu munsi ntabwo natekerezaga ko ndibuze imbere y'abantu Kristo babwira ineza yawe mbabwira ko ugira neza mvuga ibyo wantumye Kristo ndagushimye ndaguhimbaje kandi ndahamya ntashidikanya ko inshuti zanjye zose wazirinze hari abari bankumbuye hari abatajyaga bambona ariko ndongeye ngarutse imbere yabo izina rya rihabwa icyubahiro nizere rero ko bagiye kugubwa neza nizere Kristo ko ubutumwa bwawe Kristo buri bagere ku mutima kandi buri umwe wese akumva kumvira intego no gusenga intego no gusenga intego no kwiga gusenga wenyine cyangwa ugasengana n'undi ariko Kristo tuzi neza ko watubwiye ko igihe cyose mwami tuzagutabaza uzadutabara turagutabaje rero turagutabaje Kristo turagutabaje udutabara uturengere uhagararaho tutabasha guhagarara utureberaho tutabasha kureba Kristo turakwinginze ngo uyu munsi umanukire kubana natwe kandi iki kiganiro ndakwinginze Kristo izi message zose zigende zikore ku mitima ya benshi kugira ngo babashe guhinduka no guhindukira urakoze rero ko twumvishije kandi urakoze ko ubanye natwe urakoze ko dushyigikiye turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo amen. Yego karibu rero jya tugezaho message zose. Murakoze hari abantu benshi banze ariko hari n'abatanze cyangwa hari n'abanyibagiwe amazina ni yandi nitwa Mugabe Eric benshi barambwiraga ati tubabarire utubwire cano usigaye ukoreraho nta yindi cano nagiyeho sinzi niba hari abigeze bajya ku yandi macano wenda bakambona simbizi ariko nta yindi cano nigeze njyaho nta n'ahandi nagiye njye nakomeje gusenga kuko ibyo gusengerwa ni byinshi birahari abo gusengera ni benshi barahari nta mpamvu rero yo kwicara cyangwa ngo mvuge ngo hari ahandi nagiye nari mpari rwose nubwo ntabonekaga ku Mana irahari ariko nta handi nagiye njye narinde mu mugambi wo gusenga abo twagiye tuvugana kenshi barabizi nubwo hagiye habamo ibizazane byo gushyingura n'iki ariko abenshi barabizi nicyo nari ngiye kugarukaho wigica hejuru uko byasa kose hari abantu b'inshuti zacu b'imiryango ariko hakaba n'abandi b'inshuti zacu Yesu yaduhaye nyine twamenyeneye muri uyu murimo aya mezi mwagizemo ibyago byinshi ibyago byinshi mwabuze abantu mubura n'abakiri batoya nagira ngo n'abakunzi bacu nyine babimenye buriya nubwo yari arimo gusenga ariko yagize ibyago byinshi kandi ntimwabimenye ariko uyu munsi turabibabwiye abenshi ntabwo babimenye kuko burya kenshi nabivugaga nde kuri kamera yego ariko ntabwo twabashije kubonana ndetse ndumva nkubwira ko tugiye gushyingura ntabwo nti uramperekeza umbwira ko bitari bugukundire ntabwo rero byari byoroshye njye navuga ngo ku kwezi gushize kwabayemo ibyiza yego ariko n'ibibi biraza kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo mu byiza dushime no mu bibi dushime niko bimeze ariko icyo ngira ngo mbwira abantu nababwiye ngo intego y'ikiganiro cy'uyu munsi ni ugusenga cyane wongereho ngo cyane ntabwo ntinda rero ndashaka kuvuga kuri kiriya gihugu Yesu Kristo ndashaka kuvuga kuri kiriya gihugu ariko abasenga basengere kiriya gihugu basengere ubuyobozi bwacyo basenge kuko ntabwo byoroshye birakomeye Pascal birakomeye buriya njya kuguhamagara nkakubwira ngo ihanganuze dukore ikiganiro yego ntabwo biba byoroshye bikomeye
biba bikomeye. Mm. Biba bikomeye kuko ni urugamba rutoroshye, ariko Imana mu gihugu cyo mu ijuru ishoboye byose izabigenza neza. Yego. Abantu babe maso tugisengere, kuko nagiye kubona mbona igihugu cyose cyo kirabuditse, unagicuza umwijima, ariko mu rwego rwo gucura umwijima mbona ibisiga byinshi bimeze nk'ibiri mu nama, ariko bikazenguruka hejuru y'icyo gihugu. Ndetse icyo gihugu cyugarijwe n'indege nyinshi cyane. Ariko buriya hari umuntu ujya wifuza ko amaraso ameneka? Oya, ntawe. Niyo mpamvu ngiye mugomba kugisengera. Kandi no mu gihe maze gisaga ngira ngo ukwezi n'iminsi, ntabwo nari nicaye, njye buriya nari ndimo nkisengera. yego. Nari ndiho nkisengera, ariko abenshi iyo tuvuze ngo Imana yavuze, harimo n'abavuga ngo ariko iyo Mana ibabwirira hehe? Aho bagasenze nabo ngo bamenye iby'ubwiru bwayo, ahubwo bakajya guteza impagarara ngo mwebwe ibabwirira hehe? Ngo iyo Mana ibabwirira hehe? Uzi ko numewe cyane. Ugasanga umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umubyeyi ukuze wagiye kwa muganga akajya ku gisi, Imana ikamukura ku cyuma agataha amahoro, ugasanga arimo aravangwa, ese ngo iyo Mana ibabwira ko twe itatubwira? Kandi yarayibonye mu bihe bye byose, kandi yarayibonye mu bihe ari kwa muganga mu bihe bikomeye. Abantu rero bakwiye kureka ibyo ngibyo. Abantu bakumva ko Imana yacu ihari kandi iriho ikora. Icyo gihugu rero ndimo ndagisengera, ndimo ndacyagisengera. Nawe tekereza kugisengera igihe kingana n'ukwezi n'igice ntaraza imbere ya kamera. Abantu rero babe maso nabo basenge, ni ukuri kandi basenge, kuko birakomeye. Babe maso basengere kiriya gihugu. Erega n'abaturage bakirimo ni abantu. Basengere abaturage bakirimo, basengere. Ni byinshi byo gusengerwa birahari, akazi karahari. Abantu bajya bavuga ngo nta kazi, ariko buri buze akazi gasaba Imana ko gusengera abantu cyangwa gusengera ibihugu bitandukanye nako ni akazi. Kandi mbabara kuva nk'aha ngaha, n'urugero nguhaye, ntabwo nzi icyo gihugu umujyi waho uko witwa cyangwa se centre uko zitwa. Kuba wava nk'aha ngaha ukarinda ugera Kagugu, Kagugu iriya pfo nta muntu urahura nawe, ahubwo naho waroze umuhanda ugasanga umuhanda wamezemo ibyatsi. Biragoye rero uko ubona ibi byatsi bimeze. Hari aho muri icyo gihugu abantu azajya ahura n'undi akavuga ati wabagaye, undi ati wabagaye. Bimwe abantu barwanira amasambu bagapfa amasambu, abandi ngo aha hari kwa data, ngo aha hari kwa mama. Abo muburana cyangwa bakuburanye hajya mutazongera guhura. Kandi nta gihe abantu batabwiye gusenga. Niba ntarabivuze warabivuze, niba utarabivuze nura mubyeyi yarabivuze. Ariko ibihe biraje bibi kandi ntago ari byiza. Hari abajyaga bakunda kumbwira ngo ndiyo mpano ibibi ngo biza vuba. Ibi byo ntago bitinda, ariko dusengere kiriya gihugu. Nkunda kubwira abantu, nkunda kuvuga nkabwira abantu, habwe ntibari mu mwuka wabo barabyumva cyane. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Icyo gihugu wabashije kumenya icyo ari cyo? Ntago njyewe ndababwiye ngo basengere icyo gihugu. Niba ari Burundi, niba ari Kongo, niba ari Uganda, nabwiwe igihugu gusa. Kandi icyo gihugu kirimo abantu b'abanyamurengwe benshi. Abantu bararenzwe, baradabagiye.
bararenzwe cyane ntibashaka kumva. Abantu basenge rero, basenge. Hari udashaka no gusenga, udashaka no kumva gusenga icyo ari cyo, ariko wo mwihorere. None se ubundi umugabo yaguhesha ubugingo cyangwa umugore yaguhesha ubugingo? Buri wese ni ukwirwanira. Buri wese ni ukwirwana. Hari na Yesu avuga ko azaza atunguranye. Azaza atunguranye. N'uwajya kubona ukabona araje. Ariko niyo yaza azaza muri kiriya gihugu. Ibyo byarabaye. Naho naba ntakiriho. Ariko hari abazabivuga bakavuga ati Mugabe hari ikintu yavuze. Uko mbikubwiye, hari aho uzajya unyura mu muhanda ugende wajya guhura n'abantu bagahura n'imodoka nyinshi zigenda, nuhagera uyo Imana irengera isi. Ari umuririmbyi waririmbye ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza agira ate? Naza kurikira umwami Yesu. Uwaba bitinyutse rero, waba bitinyutse, ariko abantu baradamaraye cyane. Ariko ikimbabaje nuko n'abasenga nabo bagiye kudamarara disi. Bageze mu gihe gikomeye. Kibaho ubwo nabo bakwiye kwambikwa imbaraga. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ibihe bihe ibindi. Njyewe icyo nabwira abantu banyumva bari muri icyo gihugu, arega buriya mujya muvuga ngo turi abahanuzi, ngo ni twebwe tugomba kuvuga ngo ibyo twabwiwe, ariko nta muntu Imana itabwira. Ubu n'umuntu uri muri icyo gihugu uko biri kose ntabwo ashobora kubiyoberwa, naho ataza kuri kamera ngo avuge, ariko ntabwo ashobora kubiyoberwa. Kimwe n'umubiri, buri umubiri ni mubi. Uzi ko ushobora kugenda ugaca nka hariya hari ikintu kibi, umubiri ukabyumva cyangwa kikaguturuka nk'inyuma, ukumva umubiri kuvuyeho, ukumva hari ukuntu uri kuzana ibintu bisa n'ubushagarira, ukuntu umva hari ikintu gisa naho kiri kukwegera, ariko ugasanga umuntu ngo njye simbizi, ngo ndota gutya cyangwa bikagenda gutya cyangwa nkabyibagirwa. Kuki surota? Kuki urota? N'abantu bari muri kiriya gihugu nabo barabibona. Barabibona cyane, ariko nibasenge. Nibasenge. Yego. Indi message mfite nuko tugomba gusengera abantu bari muri kiriya gihugu, ndetse nabo bakisengera. Zaburi ibice ni 15. Ntabwo nibuka neza hariho abangwa biringiye Uwiteka, bameze nk'umusozi w'Isiyoni utabasha kunyeganyezwa. Abaturanyi rero cyangwa bari muri icyo gihugu bareka ntabwo ari uko batiyizi, nabo bariyizi, si ngombwa naho wabahawe kuvuga icyo gihugu, ariko nabo bariyizi. Basenge rero, sibyo? Kuko nibasenga Imana izabarengera. Basome muri Zaburi ya 91 guhera ku murongo wa mbere. Bayisome, ntabwo ari ngombwa ngo yibasomere, bo baze kuyisomera. Niyo mpamvu nabwiye ngo umuntu ukurikirana iki kiganiro gikurikirane akirangize, asome muri iyo Zaburi. Abari muri icyo gihugu ariko iki usengera icyo wumva umutima wagushyizeho amaso, aba ari cyo usengera. Ariko kumvaho nimushaka mureke twumve. Imana ibaha umugisha. Sinzi niba hari icyo wambaza. Ntabwo twifuza kuza gukora ibintu birebire, cyari kijya mbere ni message
Imana yari yaguhaye nyuma y'igihe kinini tutari kumwe uri muri gahunda z'umurimo w'Imana. Ahubwo icyo nakwifuza, urumva waherukaga hano ku Mana irahari dufite abadukurikira 12,000, 11,000. Ubu uyu munsi turi mu badukurikira 10,000. Kandebe ntaza kwibeshya. Uyu munsi turi mu abadukurikira 16,300. Urumva hiyongereyeho abantu 5,000. Hari benshi rero batakuzi. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo uwagukenera ko musengana, wakenera ko muvugana, abe yakubona mu buryo bworoheje. Nimero yanjye ni 0782 9 6 9 7 ariko benshi bari bamaze no kuyimenya. Ariko ubwo urumva ko ubwo duherukana ni kera, amezi 2 burani menshi, hafi amezi 2, hiyongeyeho abantu 5,000. Ubwo urumva abo bantu bose ntibakuzi, ariko barakumenye kandi bumvise na nimero yawe, baguhamagare musengane Imana. Za nshuti zawe nazo zimenye ko nubwo wari uri muri gahunda z'umurimo w'Imana ariko wanahuye n'ibibazo byinshi. Tuzagenda tugaruka abantu bakabasha kubyumva ndetse no kubimenya. Icyo gukora barakizi, ntago ari twe tukibabwiriza. Ariko nubwo wahuye n'ibibazo byinshi uranabyibushye. None se ariko Imana ijye duhisha burya. Ntago reka kubyibuha hari kurya cyangwa ku byo ukora mu munezero. Imana iragufata ikereka abantu ko ntacyo naho waba waburaye. Sinzi umurembye ne warembye aravango nkingiriza Mana ntibambone. Yego. Imana ijye dukingiriza. Ntago kubyibuha rero ndi munezero. Kuko ubu tuvuga nta munezero mfite. Ahubwo ndababaye kubera ibyo mbona, kubera ibyo mbwirwa n'ibyo ntumwa. Ndababaye, nta munezero mfite. Ndagira ngo mbwire abantu ko ntanezerewe. Ntago nezerewe. Kandi ngo inkoni kubise mu kiye bugira ute birenze urugo. Ntago nezerewe rero. Murakoze, nimero yanjye niyo ngiyo. Yesu abaho umugisha. Karibu nisengesho. Kandi ndabakunda. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri data nturi data wacu. Aka kanyiro turagushimye kuko twari turi imbere yawe, utubwiye ijambo ryiza ngo dusenge kandi tube maso. Uduha zaburi nziza yo gusoma ukurikiye iki kiganiro wese, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko utugiriye neza. Ngaho haza kwifuza kwacu, uri bukurikira iki kiganiro wese icyo yifuza kuri wowe ukimuhe. Turasenze kandi turizeye kubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane wowe wari udukurikiye. Ni mutarakora subscribe, share ndetse na comment. Ahasigaye dukomezanye muri uru rugendo. Shalom.